Higura, 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 dukundwa kaza umuco w'iwacu. Inshuti bakunze ikiganiro Higura, ikiganiro mwari mwarabuze ariko ntaho twari twaragiye n'ubundi nari mbakumbuye cyane. Nizere ko mumeze neza, mwe mwese mwakomeje kujya mutwandikira ubutumwa bugufi mutubwira ngo mwagiye hehe se kuki mutagikora ikiganiro. Impamvu twari twaragiye niyo ngiye kubabwira, ariko mbere na mbere nongere mbanze mbibwire. Ngewe ndi Amandine Nzasanga Maria ubakunda cyane. Rero ikiganiro cyacu ntabwo twari twaragiye, ahubwo twari turi kubategurira ibindi bintu byiza cyane kugira ngo ikiganiro cyacu kinozwe, kuko twabonye ko mwagikunze muri benshi, abanyarwanda bose, ababa mu mahanga, ababa hano mu Rwanda, mwese mwari mwarabuze ibyinshi twajyaga tubaganiriza bijyanye n'umuco muri rusange, cyane ko twebwe twimakaza cyane cyane umuco hano iwacu i Rwanda, kugira ngo benshi batwigireho n'abatawuzi bawumenye, twamamaze ku isi hose, uko twigana iby'abandi nabo bazigana ibyacu, kubera ko twabibahaye kandi twabiberetse kandi ko ari byiza cyane. Nuko rero impamvu twari twaragiye nyine ni kwa kubategurira bya bindi byiza cyane, ndetse no kubereka izindi mpinduka nshyashya, cyane ko ngubu ikiganiro Higura kizajya gikorwa buri wa mbere n'ubundi nimugoroba saa moya, nibwo kizajya kijyaho kuri YouTube channel yacu. Hanyuma ibibazo tubibaza mu mpera z'ukwezi, ariko noneho tubaza ibibazo 4 ku biganiro 4 bizaba byaratambutse muri uko kwezi. Umuntu uzajya atsinda ibyo bibazo akabisubiza neza azajya yemwa amafaranga 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nshuti yanjye, amafaranga umuntu azayatsindira kubera ko n'ubundi yasubije neza, kandi muzagerageze mujye mukurikira neza. Hanyuma buri cyose tubaza mu kiganiro cyose muzajya mugikurikira, nicyo bizajya bigufasha kugira ngo uzasubize ibibazo tuzabaza ku cyo kiganiro cyatambutse. Mugerageze rero kugira ngo bigende neza, ikiganiro cyacu gikomeze kituryohere, ariko nanone twimakaza umuco w'iwacu i Rwanda kugira ngo tukundishe n'abandi. Reka mbashimire nanone, ariko dukurikire ikiganiro cyacu mu kanya. Nizere ko kiza kubaryohera, impinduka zacu nshyashya n'ibyacu byiza bishyashya. Murakoze cyane. Ikaze nanone nshuti bakunze b'ikiganiro Higura, ngiye bugiye kukibagezaho ndi Amandine Nzasanga Maria. Reka rero dutangire tuganira n'ababyeyi turi kumwe hano, n'abasaza n'abashesha kanguhe. Uri uyu muntu yise umushesha kanguhe nuko aba ari umuntu ukuze utangana natwe. Reka batangire rero baratwibwira kugira ngo abantu bose badukurikiye baze kumenya bari. Muraho neza? Muraho neza cyane. Ye nitwa Rukizangabaza Arias, nkaba ntuye hano muri Gisaka Migongo, mu murenge wa Manga, akarere ka Kirehe, akagari ka Nyakabungo. Aje kuganira rero mu kiganiro cya Higura kugira ngo n'abandi bari mu gihugu hose bashobore kubimenya. Muzi kwivuga? Ndabizi. Mwivuge nk'intore noneho sasa. Ndirwe marumeshi igitero rwamutagisha impunzi y'urugamba, ndi umwana uvuka mu Gisaka Migongo. Je nitwa Kurikira Kabihogo, ndi ntuye mu kagari ka Nyakabungo. Nyitwa Ishisha Venusti. Izina Ishisha rikomoka ku rwara, rikomoka ahantu ngwara umuntu kwangirikara cyane, mbwe none cyo cyatumire ni banyita Ishisha. Nkavukira aha mu mudugudu gwa Nyakabungo, mu kagari ka Nyakabungo, mu murenge gwa Mpanga, mu karere ka Kirehe, ariho tukunze kugamba ngo ni Kibungo nkuko Mandini yabigamba. Hano kweturira hatwegambira ikirashi, titwarayegezire nitumanye Ikinyarwanda, ariko Ikinyarwanda tukacegera ishuri twakimanya. Ariko kavukire kaitu tukavuka nitugamba ikirashi cyonka. Mbwene no kutwagira ishuri bakitugambira ngo 6, itwe tugamba mukaga. Nitwiza gukomeza rero tuganire ibintu bingi, kwevuga munonga tinde kubimanya munonga, ariko nitwiza kuganira ibintu bingi. Aha ryejo kiganiro kimwatushaba n'abandi nibaje kubazinira, nibamanya kuzina, kandi kuno tukaba tutungwa no kuhiga ira tukirya abana,
ariko twaje kugira ikibazo inyama yishwa zabura twaturya akanyama k'imbogo turya na k'impongo tukaba tukakara bitutunga bitusimisa ndetse tukatusiba niturise mbuzi tukirya abana na bankubiri Alfredi tubone engiri ziri kwevanga umunte nembuzi tujya kuzibinga bamwe tukina ubwoba abatukurire nk'aba bazarias rukizangabo bagenda batukwatsa bazitubingira mwakora nitwongera mwakora ndabizo abantu benshi barimo barareba gutya kuko avuze ibintu byinshi abantu batumva ariko ngiye ibyo numvishamo nuko atuye mu kagari ka Nyakabungo na mu mudugudu wa Nyakabungo mu murenge wa Mpanga. Ndagenda mbimenya ndaza kuva ahangaha n'ubundi namenye ikirashi yatubwiye byinshi bitandukanye ariko n'ubundi turuze kugaruka mutuganiriza mutubwira inkomoko n'ubundi kuki hano hitwa mu Barashi. Impamvu hitwa mu Barashi nuko kera imbere y'umwaduko w'abazungu hari umwami wacu naho yitwaga Kimenyi. Ikimenyi cy'abazinya ba Ruregeya ni wari umwami wo mu Gisaka. Kuba Barashi rero ahagana muri za 2024 haje kuza umwaduko w'abazungu baza bashukisha abantu noneho umwami aravuga atabo bantu batukura tutazi baturutse biyambaza Barashi kubera ko abari abahigi bafite imiheto bafite imyambi bari nk'abasirikare b'umwami bajya ku rugamba rero barasa umuzungu umwe arapfa apfuye rero basubirayo abazungu baza n'imbunda barabaganza niho bavuze bati bano bantu na Barashi mutajya mubegera bafite imyambi bararasa duheraho kwitwa Barashi gutyo. Murabyumvira ni inkomoko y'Abarashi byavuye kuri urwo rugamba n'ubundi mwatsinze kuri icyo gihe cy'uwo mwami mwambwiye ko yari umwami wo mu Gisaka Kimenyi. Mugiye kutubwira nanone ese noneho kubera iki ururimi rw'ikirashi rwakomotse ururimi rw'ikirashi rwakomotse Mpanga. Kera bavugaga ko ari mu Mpanga abasokuru n'abasokuruza bakomotse mu Mpanga hasi Mpanga niyo basogokuru bakomotse baje kubyoswayo n'ubushita hateye indwara y'ubushita. Ije rero bavayo niko gutura bamwe batura hirya abandi batura umungu za Nyamiyaga na Kankobwa hose aho hose Barashi nuko bagiye bahinduka. Murakoze cyane uyu komeza utubwire kugira ngo noneho muvuga ururimi rwihariye rw'ikirashi utubwire mu Kinyarwanda turuze kuganira mu kirashi nyuma kugira ngo abantu benshi badukurikiye baze kumenya neza icyo turi kuganiraho noneho mutubwire inkomoko z'ururimi rw'ikirashi noneho muri rusange cyane ko hano mufite ururimi rwihariye muvuga abandi bantu benshi batumva nanjye ndimo harimo bike ndi kumva ariko ntabwo ari byose. Debe hari hatuye abo Banyampanga mukecuru wazavuze ariko iyo urebye neza ukareba neza abo Banyampanga nabo igisekuru cyabo cyakomokaga nko muri Tanzania. Nubwo bakomotse muri Tanzania bari abantu batandukanye ari noneho ururimi rwacu ugasanga rufitanye isano n'Abanyambo ba Tanzania. Na nubu ni Kimenyimenyi ejo bundi muri 1994 mu gihe cya jenoside Abanyampanga bose bahunze bagiye hanze nubu ntibagarutse bagiye basa n'abitahira iwabo. Natwe iyo tuza gushaka nko kugumayo nubu tuba twibereye kuko ubona dufitanye igisanira cya hano Tanzania Kandegeshu Iremba Nyakacika za Rwimigogo za Nyakagoyagoyi za hariya Cyanyamisa ndetse n'Ikimenyimenyi bamwe ubona bafitanye isano na za Nyayishozi hariya. Akaba kuba bamwe Abanyampanga bafitanye isano n'Abanyambo akaba ari inkomoko yo kuva yaho ururimi rw'ikirashi rwavuye. Kubera ko igisekuru utakirondora cyane ariko iyo urebye neza ubona icyo gisekuru bava ku Mpanga basekuruza bacu bagatura hano Nyakabunga abandi bagatura iki Gishaba abandi bagatura Kankobwa abandi bagatura Gashiru hariya Ruseke n'Agatunguru hano hafi habo ubu ngubu hitwa Cyotera muri mu kagari ka Kagese
ubona icyo gisanira cy'igisekuru cyose cyarakomotse aho ngaho muri Tanzania, cyane cyane bakaza bagatura hano Mpanga, ariko uko abantu bagenda bavuka bakaza biyongera, noneho bagatura mu mpande zitandukanye, ari naho ururimi rw'ikirashi rwagiye rugenda rukagera za Kigina, rukagera Nyabitare, rukagera Gashuru, Ruseke hariya, rukagera ndetse na Gituku muri za Nyarusange hari abaruvuga, ndetse n'iyo ugiye hariya za Kibungo mwirebezo harimo abasaza baruvuga nk'abasaza bayamuremye, nk'abasaza abandi bahatuye benshi bazi ikirashi. Icyo gihe rero umwaduko w'abazungu gihe cy'Abadage baraza bavuga ngo uwo mupaka ntabwo ari ugabanya Tanzania n'u Rwanda, bavuga ko u Rwanda rugomba kugarukira ku Kagera, aho Akagera kanyura, dufite Akagera kadukikije. Ubwo rero basigaye hakurya y'Akagera babita Abanyambo bo muri Tanzania, twebwe basigaye hakuno y'Akagera inaha mu Rwanda, kubera ko natwe twavugaga ururashi twarakomose aho ngaho, batwita Abanyagisaka. Noneho rero ubwo cyitwa Gisaka, hano ariko ni Gisaka Migongo, hari Gisaka y'Igihunya iri Kibungo, Kigarama na Kabarondo, hari na Gisaka y'Imirenge irimo Zaza na Sake muri Mugesera. Nitwa Paul Rukimirana, ndi umuvukira Gisaka. Na data na sogokuruza nasanze bavuga ku Gisaka tagiraga umwami wacyo, Rwanda ngo ikagira wayo. Cyakora nasanze umwami w'u Rwanda yaratsinze Gisaka. Iwacu mu Gisaka twari dufite ingoma yacu yitwaga Rukuruzi. I Rwanda bafite Karinga, ingoma yanyu yitwaga Rukuruzi ya Kimenyi, ya Kigeri ari Karinga. Noneho Kigeri aza gutsinda Kimenyi aramwica. Mitsindo kera ntabwo yamwishe ngo bararasanye, yamuteze imitsindo iya Kigeri irusha ya Kimenyi imbaraga. Kimenyi aratanga, Kigeri Igisaka aragihindura kiba u Rwanda. Tubwira mu gato ku mateka y'Igisaka. Amateka y'Igisaka. Amateka y'Igisaka twari twebwe, amateka yacu twari aborozi, twari abahinzi, buri kimwe turi nacyo. Hanyuma ururimi rw'ikirashi rw'inaha rwakomotse, ururimi rw'ikirashi rwakomotse i Karagwe, kuko Igisaka cyose cyari cy'umwami bamwitaga Ruhinda. Noneho Ruhinda aza kugabira abana be imisozi. Tanzania arayigaba, noneho asaguka Igisaka. Gisagutse hari umwana w'umukobwa, umwana we w'umukobwa bamwitaga Nyagakende. Atese atajewe ko ntacyo mpaye abandi bose kubahaye. Hati mwana wanjye ati nibagiwe. Ahagarara hakurya Karagwe, n'ubu hari ku cyanda urahareba Bweranyange. Ati mwana wanjye ati ntureba kari agasozi? Amwerekesha umuhunda w'icumi. Ati kari agasozi kuri kureba? Ati niko nguhaye. Amwereka Remera, kuri gasozi ka Remera. Ati niko nguhaye, ati nawe ugende uba ari kutwara. Yarakiri umukobwa. Amuha ingabo, amuha amatungo. Baraza bageza ku nyanja barambuka. Bambutse bari akagabo kiberaga muri iryo shyamba, gatungwa n'inyamaswa, kitegera inyamaswa.
ariko gafitemo akazu inzu yako ati nimuncanire muri iyi nzu icyo gihe ni ugucana amatara yarataraza inkwari akagabo umwamikazi baramucaniye uwo ngo nyiri Nyagakende izina rye niko yitwaga baramucanira umuriro inka zigandagaje aho ngaho abantu baraho n'impamba zabo babona akantu kari kububuta kava mu ishyamba gutega inyamaswa zagatungaga batiri murebe kariya kagabo ati kari bati ngakariya ati mugahamagare kaza baragahamagara kagerageza ngo kajya kwiruka guhunga byagashoboye ikatazi abandikirije ati imukirukana mugafate mukazanye baragiye baragafasha barakazanye ati mushyushye amazi ubu ngubu shyushye amazi barakuhagiye ni kabaye umugabo we bakitaga Nyarusingo nibo bashingwe ariko ino twabitaga abasingo nuko bari byatinze Imana icyo gihe Imana yari igikora ibintu barabyaye babyaye ka kagabo nikaje gukura kati igisaka n'icyaje bakinsanzemo ntibyirutse ntibigeze kuri Ruhinda uwagabiye umukobwa we ati ibyo ntimureke kwicara nabi munzani n'abana gusa nibo bashaka nibo bazabaramura hakaboneka nyiri igihugu bukeye abana barabajyanye nk'ababo babyaye asangwa bafashe inkende izi nkende zirara mu bibira ataba abana bose nimubasigiye inkende nibo baramuri abari buhumane n'abazira nkende nibo bene Gisaka ubwo nibwo babasize inkende Nyarusingo atwaye abasigaye ari bazima Nyagakende atwaye abahumanye ubwo nibo bavuye mu Gisaka nibo oya abahumanye nibo basigara bene Gisaka nibo babaye bene ingoma nuko ubwo Nyagakende uwo abyaye mbese abyaye uwo bitaga Mutuminka abyaye Mutuminka abyaye muri make nuko nguko Gisaka cyagutse gihinduka umuryango munini niko Gisaka cyagutse kiba Gisaka ubu umuryango Nyagakende bene Nyagakende mbese nibotwe ubu nanjye ndi umuzirankende nkomoka kuri Nyagakende kuvaho gutandikira kuri data na sokuruza kugera kuri Nyagakende ndabazi abazimu baho ubwo rero uko nibwo umwami w'u Rwanda nawe ari mu Rwanda rwe nibwo bukeye rero bo ni vuba kimenye na kigeri kimenya kigera kuraho kimenye ntabwo ari kera cyane Ushantera bamutera bayikiriza bona hanyuma mukazi murungeje twazanira muyundo reba muyunde kazana tata na mawe bamutera batera bunda numucaba rukute myayi banga ustaz